ibintu byo kuzongera kubahuhiramo rero nabihari nibitegure guturana n'uwo bahoze barwana kandi baraturana ibyo si bwa mbere ku kibi n'ikiza babyanga babyemera baraturana yo kurambwa muri bwa bwato ya operation buri yahugira ko nibura yaguyemo abantu bagera muri 40 barenga 40 bashobora kuba bari muri bwa bwato. Amakuru ava muri sources zitandukanye za sources zacu cyangwa se na bamwe badufasha mu kubona amakuru imboni zacu cyangwa se abadufasha babona ko bikwiye ko dukwiye kuyabona zigaragaza ko nibura barenga 40 bari muri bwa bwato babugwemo. Tuzaza kuri operation ihagaze. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ibihe byiza kure mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Reka nkuramutse kandi nkwifurize amahoro y'Imana Nyagasani abane nawe. Ngewe ndi Mike Kayiranga nk'ibisanzwe tugiye mu kiganiro cy'amakuru agezweho. Amakuru avugwa hirya no hino mu bice bitandukanye. Amakuru tugiye kureba Kisekedi bimeze bite, tugiye kureba FDLR yamaze ngo gusinya amasezerano na leta ya Kinshasa irabyirata ariko je simbona ko ariko biri ahubwo ni byari bisanzwe bigiye ku mugaragaro. Nuko wenda uyu munsi abantu ari bwo bagenda babona ubwambure bw'inkende. Reka turebe kandi tujye kurambwa muri bwa bwato ya operation buri yahugira ko nibura yaguyemo abantu bagera muri 40 barenga 40 bashobora kuba bari muri bwa bwato. Amakuru ava muri sources zitandukanye za sources zacu cyangwa se na bamwe badufasha mu kubona amakuru imboni zacu cyangwa se abadufasha babona ko bikwiye ko dukwiye kuyabona zigaragaza ko nibura barenga 40 bari muri bwa bwato babugwemo. Tuzaza kuri operation ihagaze. Ndahamagara mugenzi wanjye Rudahunga dusangira amakuru kuko nubwo tutegeranye ariko aramfasha ku kiganiro cy'umugoroba kugira ngo nibura mugira update zuko ibintu bihagaze cyane cyane murasirazuba bwa Kongo, dore ko twebwe ariho agenda yacu ishingiye ari naho iri. Turebe uko ibintu bihagaze tumenya ngo bitu bitakuwa upi bitakuwa vibaya bitakuwa vizuri. Turebe ngo igihe kiragenda gute, ese itegeko nshinga rahinduka biraza kuba bigenda bite. Tuzakora no mu bindi bice bitandukanye, hanyuma tuze kureba uko rugeretse hagati ya General Baratuza ndetse na Pacifique Ntahazwe. Ntekereza ko yari yaramworoheye Pacifique Ntahazwe, yari yaroroheye uyu muvugizi w'isike cyundakwiye noneho kuba amubagira ibisiga, niko mbona ko yavuze ati ndaje noneho nshyira ibintu hanze uko bimeze. Ndabona ndakwakiriye. Murakoze ndabasuhuje. Ndabona umeze neza. Ya mbese neza. Kigali ndabona imvura yari imaze kugwa ariko isize ubushyuhe buteye ubwoba. Muri kumuriro ngo nagisenye ngo imvura yirirwa ntibigeze basohoka mu nzu. Ya Rudahunga tugiye kureba waruzi ko muri bwa bwato buherutse kurohama mu mazi mu bice bya Karemi
buriya bwato ngo bwarimo abantu barenga 40. Ubwato bavuga ko bwazanyemo abasirikare. Abantu 40 b'abasirikare cyangwa abasivili. Umuntu ugenda mu bwato bw'intambara burimo amabombe, burimo drone, burimo iki, ubwo muntu ni ikirudaho. Ari abantu baragoye bafite ibibazo kabisa. Barasuwe. Bashaka kuba bwararashwe ariko batari ukuruha amabisanzwe. Ndashaka ko operation uko yagenze rudaho. Yes. Nuvuga ngo hariya bakubwira ko mu ikoranabuhanga rigezweho ntabwo bisaba ko ubwato buraswa. Navuga ko bwarashwe, ubwo ndashaka correctinga information, ariko dani nko kuraswa. Ubundi se niba bakubise ikintu kibucubiza bukajya hasi, ubundi ngo ntibuba bwarashwe. Ngo ari ikoranabuhanga rigezweho risigariho ku buryo urebye wabujyanye na rukuruzi cyangwa se sumaku bashobora gushyira ku bwato, bararikurasa hasi, ubikurasa nyine bari umukomando uri nko mu mazi, iyo bikurashe ubwato ngo bita bumanuka bukajya hasi. Ntabwo bugifite ubushobozi bwo kuzamuka no kugira ahandi hantu bujye. Babwira ko abakomando batazwi cyangwa se banazwi ariko tutazi twebwe, bashobora kuba barabusuye nyuma yo kubusura muri bya birwa navuze. Abantu bagiye bakurikira inkuru ko nagiye bivuga ngo hafi n'ikirwa cyitwa Kasanga, ubwato bwakizaga Baraka buvuye muri Karemi, ngo bwari buri hafi ya nanone bita Kavara, ndetse hangaha ngo niho inkuba cyangwa se abakomando babusanze hano ngo muri Yungu. Icyaje kubaho ni iki? Urumva n'uduce twegeranye, kurumva harimo hakurya y'ikirwa, hakuno y'ikirwa cyangwa se hakurya y'ikiyaga nako. Nyuma muri kuvuga uduce twinshi dutandukanye. Bavuga ko buno bwato bukigera muri kano gace baje kubucubiza, ariko nyine barabukubise izo sumaku buramanuka. Mu kumanuka rero icyaje kubaho nuko ngo batabaje FDNB, irababwira ati nyamuneka namwe nimusenge ko natwe nitworohewe tusibye ngo amasengesho. Babaye nka cya gihe FDLR ngo yakubitwaga, numvaga James Kabarebe generale abivuga, ati FDLR yakubiswe muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, mo barayatsa umurire ya Nord Kivu isabye ya Sud Kivu ngo nimuze muduhe umusada, ya Sud Kivu irabwira ati umusada twabana w'amasengesho. Ati na masengesho. Ati no amasengesho, ati kuko natwe turi gukubitwa hano tumerewe nabi. Ati natwe turi ku ikarayi. Ati turi ku ikarayi, yari muri ya operation ya kera ya Umuja. So nukuvuga ngo icyaje kubaho rero nuko ngo bwamaze kugera hasi, batabaje nyine ntuza communication, bakoze kuri communication z'abarundi. Ubu ni marine y'abarundi basanga nayo yagiye down, bakoze kuri Tanzania ni down, bakoze kuri FARDC sanga ni down. Hanyuma nyine icyabaye, urumva abantu bari muri ubwato bwose nta numwe wavuyemo, barenga 40 barimo FARDC, barimo abazungu ntibabura, urumva byo ntibashobora kuburamo bazungu rwose, ngo barimo barenga nka 2 cyangwa 3. Hakamo FARDC bari hafi 40 cyangwa bari muri 40. Hakamo abatwara ubwato nabo bari hafi mu 10. Urebye ahubwo bari hafi kujya muri 50. Urumva ushobora ntuwaburamo na FDL ntiyaburamo ko hanga rwose muri deployment ibirimo na ikurikirana uko ibintu bigenda bikorwa. Rero niko ubwato bwaje kugenda buburirwa irengero daho. Ubwo muri make abantu bacu badukurikira cyangwa se bakeneye kumenya andi makuru kuri ubwato, nubango ubwato ntibuteze kujya gute, ntibuteze kugaruka byabo byararangiye. Ya ni cyerekana ko Karemi irimo iraba izore, hanyuma kira cyaga cyose cyatanganyika kuva Karemi kuza kugera Uvira. Urumva niba buri bwato bunyuzemo barimo barabuhoma, ni cyerekana ko twirwaneho na AFC 23 Tanganyika batangiye kuyikontorora rwose. Kuvuga ngo bwato buzajya bucamo hariya bwa enemy, bashobora no kubuteza drone. Ikintu gihari urabona ko bo baravuga bati ibyo nabuze, mbese barikanga ko AFC 23 cyangwa se twirwaneho baba barageze mu bice bya Karemi Baraka, ariko ubundi baba bataragezeyo ntabwo bari babandi tuzi, kuko urebye neza amazi ni n'umuhanda wa Prene ya Baraka, even na Prene de Ruzizi Rudaho, ntago wavuga ko Parisi bigenzura rwose.
kubigendamo uri umusirikare no kwiyahura. No kuvuga ngo ubundi buriya hashobora kuba ariyo n'inasi za M23 bishobora kuba zarageze Karemi kugira ngo zimenye n'uburyo ubwo bwato babuhagurutse bufite bangahe bufite ibikoresho bimeze gute hanyuma bakabwira abandi baba bahari ku buryo bashobora kubupima rwose. Ni ibintu bisanzwe. So urumva rero ko ibintu bikomeje kuba ibintu hamya rudaho urumva wenda twihuse tujye mu ngingo zawe ko ntago ndi bugufate umwanya munini tunarebe n'ibindi bindi wowe amakuru ufite tujye kuri article 64 ikomeje kujya mu mazi abira narabikubwiye ndabana article 64 yararangijwe bizanayigora no kugira ngo igera rudaho. Nabonye n'umunyamakuru w'icyamamare Nuza Bororo aravuga ati ataba abantu Kisekedi rwose arimo arabazingazinga nk'uzingazinga ipine ati yabashyize mu ipine ati niba ubwo yavugaga iriya koalisiyo ya 70 ngo se 64 ati yamaze kuyizingazinga rwose yarayirangije ati niba ati bihereye Kisekedi kado kuko urumva ya tariki bari baratanze imyigaragambyo bayegeje imbere mu gihe ahubwo twabonye ikomaho habaye imyigaragambyo ubwo rero arahuza natwe muri za analize twagiye tugaruka tuvuga ko Kisekedi ubu ngubu rwose ahagaze neza ku bijyanye no kubasha kumanaginga koalisiyo. Twarimo tuvuga ko umunzani wa Kisekedi umaze kuremera cyane kabisa urabona ko yamaze kubanika. Urabona iyi article 64 ya Fayulu izabasha kwinyagambura nta mbaraga bafite kwinyagambura kuko n'urukiko nabonye rwemeje urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Perezida Kisekedi yemerewe kwiyamamaza manda ya gatatu ko yuko ngo nta hantu bihabanye n'itegeko nshinga. Ubwo no kuvuga ngo icyo agomba kuzakora niki ni kubishyira abaturage bikajya muri referendum. Ubwo rero Kisekedi kuvuga ngo uraza kumushyira ku ruhande ngo uri za opposition n'ubundi uyu nguyu uyoboye opposition muri Congo yigeze kuvuga ko yibwe cyagiye kuri manda ya mbere bamukoreye ibintu byamaguye aricara ararambya aremera. Simbona rero iyo koalisiyo rwose ibasha gusubiza inyuma icyifuzo cya Kisekedi dore yuko nta n'indwara ifite muri Congo ugiye mu muhanda baragupima ndetse na Fayulu wabonye ko yagiyemo bakamukubita akagenda avirirana. Ni ukuvuga ngo byose bikunze Kisekedi rwose nta kizamusubiza inyuma mu rwego rwo kugira ngo ngere yamamaze manda ya gatatu. Urabona ko Kisekedi we na Senko babirinduye bano bagabo ba C64 badagifite ubushobozi rwose bwo bahangana nabo. Reka muri Congo meki hakora amafaranga nyiri nkota n'ufite ikirindi cyayo ufite ikirindi cyayo ninde rero ni Perezida. Birajya gusa na biriya turimo kubona muri Senegal aho Sonko yibwiraga yuko afite ububasha ahubwo n'abantu bamuriho bakomakume batangiye kumuvaho. Ni nko muri Congo rero muri Congo no kuvuga ngo buriya operation iriya koalisiyo yagiye gucikamo kabiri kuko Kisekedi kinazakora bamwe azabaha imyanya nyamara kubaha imyanya Fayulu ubwo azaguma nyine yisararanga gutyo birangire abe nka se wa Kisekedi urebye niko bizarangira kabisa. Buriya niho ari maragana azamera nka abo twita ngo les opposants farouches ba Kisekedi no kuvuga ngo ni paki yari irimo ba Kisekedi bare uriya musaza Kisekedi yarimo barukokoma barinze bapfa batabaye Perezida. Yego hanyuma ukagira uti Karemi yabigiye kuba isole mu gihe Tanganyika turi komeje gushaka kwigenzura igice kigera kuri Uvira. Urebye ni nako bimeze nka Wazalendo twarabivuze ejo bundi ko Wazalendo nyinshi zo muri Uvira tacyambara imyenda zayikuyemo zigeye zitwara imbunda no mu makote kubera drone zirirwa zibahiga. Ndetse ugiye za Makobora muri ntuza ya Tanganyika muri ubwo sinzi niba ari groupement ubwo ni ribamo za Makobora. Makobora na gace ukirangiza Uvira uhita winjiye muri Fizi ubwo ni Makobora na za Swima zose izi zose barakubwira ko abaturage bari bahari na Wazalendo ndetse n'abarundi ba FDNB barimo bakuramo uniform kugira ngo bigire muri Tanzania.
urabona ko n'Uburundi bwatangiye kugira ubwoba, ngira ngo wenda nitubona kandi turaza kubijyaho mu bintu Fokode bana Pacifique ninahazwe nawe baba yabazonze baba bafite ibintu nabonye umuvugizi w'igisirikare yamaganye ndetse ngo yanamututse, ariko ikigaragaza mu biganiro bamaze iminsi bakora nabo barimo kwerekana ibijyanye n'iriya ntambara yo muri Kongo, uburyo irimo guteza ibibazo abasirikare, igisirikare cy'u Burundi, ndetse bikaba binavugwa ko batangiye kugira ubwoba, batangiye nabo kuva aho ngaho arimo ratubwira za Makobora. Oya twajya no mu Burundi nk'ubu ngubu amakuru hari umugabo witwa nubwo yamututse uriya Brigadier General Baratuza n'ubundi asanzwe abeshya, we nta nibwo nge mbona ko bitangaje kuba yabeshya, yarabeshye ngo muri Kagakumba muri cya kigo niki Kambaze, cya kigo cyo kumusanga ni Kambaze cya kigavuga ko cyatwitswe n'umuriro, Perezida Lazara Munyomoza avuga ko nta muriro urimo kandi hayo yahazi, ubwabyo ibyo byahita bikwereka nyine who his. Hanyuma turebe biravugwa ko Baratuza ari hano muri Kenya, kwanza aranahari nta nubwo bivugwa tubyemeze. Amakuru mfite nuko yaje muri diplomasi militaire, ashobora kuba ari ibintu ari gusaba birimo byo basabaga ko hano muri Kenya haherutse umugaba w'ingabo ashize iminsi muri cyagiye havugaga igihuha cyuko Muzinga yaba yaraburi urengero kandi Muzinga icyo gihe akeze Baraka kuko yahise asubirayo, twarabisobanuye ko yageze Baraka agasanga drone zikumuhiga ahitamo kwisubirira mu Burundi. Kiragiye havuga inkuru ya Muzinga Prime nawe yari muri Kenya, ndetse bikaba ko yaragiye kwivuza amaso, abandi ngo yagiye kureba ibindi bavuga byinshi cyane. So amakuru hari avuga ko ubundi yari yaraje muri diplomasi nyuma yuko abasirikare babo baburi urengero, kubera ko abasirikare bari mu rugezi urabyibuka neza ko Muzinga muri mission yari imuzanye hari kubohora bari abasirikare, kandi byananiranye nta buryo bafite bwo kubakoramo n'abasirikare, bakubwira ko ari batayo yose ivanzemo na FDLR. Rero bakaba ko muri diplomasi ibingibi nabyo bashobora kuvuga ati munyamuneka Kenya mutubwirire M23, mudusabire M23 ibe yaturekurira aba basirikare, hanyuma ikiri mutubwire M23 nifate Baraka. Urabyibuka neza ko twigeze gusohora inkuru icyo gihe nibwiza yikoze abantu ndetse ntibanayumva, bamwe bakanayivugaho batayemera, uburyo William Ruto yahamagaye Ndayishimiye avuga ati uramenye umugambi ufite wo gutera u Rwanda n'umugambi ufite wo gumya gushoza intambara muri Kongo uzakubyara amazi n'ibisabwa. Yamubwiye ati mu minsi 3 yonyine u Rwanda uramutse ruterwa waba uri guhungira muri Tanzania, waba bavuye ku butegetsi. Ubundi Bujumbura yaba ari desert. Rero bikavuga ko yego bakoze iyo ereri umujyi wa Bujumbura nta nubwo bamenya n'ahantu gusa. So rero bikavugwa ko igihari hano ari ukuba bavuga bati mudusabira imbabazi, kuko n'ubundi Kenya yageze gusaba imbabazi Tanzania ubwo abasirikare bafatirwaga muri Rwindi. Bakaba bati nyamuneka mudusabira imbabazi. Rero ntago nzi bakavuga ko uyu ntuza Gaspard Baratuza yajemo hano muri Kenya gusaba ko babakorera diplomasi militaire cyangwa se babakorera ubuvugizi, nabo baje gusaba ubuvugizi rudaho. Ariko reka basaba ubuvugizi rega biragaragara. None se niba abantu babakuye ku isahani ya Tanganyika yose kuva Karemi kuza kugera Uvira, ukavuga ngo basigaranye Uvira nta kintu bafite, ntabwo arisi yari iri muri Goma, tukabona nuze 23 yigiriye nuza za Minova bibaza ariko aba bahungu bagiye gufata Bukavu Goma itaravamo. Rero no kuvuga ngo nta kindi kintu mbona basigaranye ni negotiation, barindiriye ko Washington ari ikintu yavuga barahebye. Kubera iki intambara ziri kubera iyo hirya mu Rutoki, abahungu baze kwinjira muri Uvira, ariko nabo nk'abantu babizi igisirikare nabo baba bafite abatekinisiye barimo kureba bagasanga nta kintu basigaranye. Si bavuze ngo M23 irimo irarya inkoko iziritse yindi. Ni ukuvuga ngo Baraka nivamo, ni ukuvuga ngo no kurya inkoko indi iziritse, ni ukuvuga ngo umujyi wa Uvira bazaba rwose isa bashaka zose bashobora kwita bawinjiramo.
kandi Bujumbura Burundi budafite Uvira influence hariya geopolitique byabibarangira ntacyo na kimwe baba basigaranye. Mu by'ukuri ukabona ko ufana niko kuri kubera ko ayo 23 yarabiberetse igihe ifata Uvira aba bantu nta mbaraga bafite. Nibayoboke rero negociation. Ikibazo nuko bageze ahandi ibintu bidacirwa bibasaba mbonye mu bintu 11 Pacifique Ninahazwe yongeye kubibutsa kandi byose birimo biravuga kuri Kongo. Muri ibyo bintu byose nta na kimwe abeshyamo kuko harimo icyambere abasirikare bamubwira bati twebwe tumaze amezi 9 tudahembwa. Akabaza rero umuvugizi w'igisirikare ati uku ni ukuri cyangwa ni ikinyoma? Niba muradushinja ngo ni ikinyoma niko rose abasirikare barahembwa bari muri Kongo. Abo bantu kuko urambwira barwana bati hari ikindi nabwo arimo aravuga kuri .0 uburyo bahakubitiwe. None se arabeshya .0 niba munyomoze none bavuga ati twebwe turi .0 wowe ibyo uvuga urabeshya twe turi .0 kandi arimo aragaragaza amatariki bahakubitiwe yuko kwezi avuga hagati itariki 24 ku .0 bayambaye ku itariki 4 mu rukerera rwose rw'itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 nibwo .0 bayikuyemo deja bari hafi kuza ukwezi bayikuyemo. Hanyuma Gaspar batuza ati twebwe ingabo zacu zirakomeza iracyari kwibaza ingabo zahungiye muri Baraka nabonye na Pacifique nazwe avuga ko izi ngabo baje n'abakomando bajya muri magana ngahe bakubiswe gusa 150 bakubiswemo bombe ya drone bahise basubira mu Burundi. None abandi basirikare basanzwe bati ntago turwana kuki mwazanye bara mugatuma bahunga twe nturi abantu. Surumva ubisigaye cyumbi kirimo ibibazo. Urabona ko aranavuga n'umukoloneli wa Rusi yoboye Colonel Sostene Ndikumana. Uyu mutipereka bafite ibizibiti nta kintu wamubeshya. Oya sino kubanguriza ibiti ibi birazwi ingabo z'u Burundi ziza twese tubizi zikambuka tubizi n'ubu hari inkuru irinde turi buze wenda gukoraho izimaze zambuka kuva ku wa mbere ziri kwambuka. So rero usije kwizizana na FDLR ubona ko byanga byakunda ari kuvuga ngo ncire inyama ncire karyoshye mire umuriro nuvuga ngo narabivuze. Urabona ari n'ikindi kintu arimo aravugamo ko ngo basirikare barimo kumwandikira ko ngo banze kurwana. Yego ntabwo barimo kurwana ngo kubera ngo ari drone CH4 ibamereye nabi ngo ibamereye nabi bavuze bati twebwe ntabwo tuzasubira kujya kurwana mu gihe mutari mwabonera umuti drone ati iratuzonze kabisa bari kwikarayi drone iri hariya. Urumva rero ibyo nabo bifite amakuru kandi areba no makuru arahura nayo no kuri bwiza bamaze imisi mutangaza amakuru yo kuri teri gusa bavuga drone ya CH ariko ntegeza ko atari CH4 nizi drone ziba mbere nawe ariko hariho n'amadrone batse M23 yatse FRDC drone ziba mbere nawe cyane ngo ari drone babambuye kontineri baguye irimo amadrone afite agaciro ka miliyoni 30 z'amadolari. Bashaka kuba ngo barabonye mo drone 5 ziriya nini zo ku rwego rwo hejuru. Numva rero ntago byoroshye. Oya abagabo bari kwikaraye pe bari kwikaraye kandi arongera akanavuga ati abasirikare batubwira ko bafite ibirwanisho by'ibicupuri bishaje ngo byo mu myaka za 80. Aravuga bya bindi biri mu Burundi nibyo avuga. Urumva ngo ibimodoka by'intambara byashaje. Ubwo rero nanone agarutsemo kubijyanye no mu nkambi ngo yinuze yapara. Urumva ngo niba beshya bazagenda n'abanyamakuru avugamo PM 21 ngo yananiwe gusubira imwaro yapfuye no kuvuga ngo uyu muniga abatipe b'abasirikare bamwihera n'abakuru. Urumva akavugamo defile yabaye tariki ya mbere ikaza kugaragaza ko iyo defile batari abarundi. Ahubwo abantu bari bumye bavuga bati none u Burundi bwikoze mu isunzu kabisa. So ariko basanga n'abakongomani buriya ngo nuko bari bifutse mu maso. Ejo bundi Pacifique yavuze ko ngo nuko bari bifutse mu maso. Ariko se rudaho nawe ugisetsa rero ngo amakuru kajya gufata reference kuza ya Pacifique
ku itariki ya mbere ku mugoroba twari twavuze ko aba bantu ari abakongomani. Bwiza yari yabitangaje ibitwara bivuze tugaragaza ko ibikoresho bimwe bari ntuza Ndayishimiye ibyo yari yagiye gutira Kinshasa, hanyuma ibindi bishaje bisiga amarangi hariya ngiye bakuramo navyo bari bambaye mu maso ari gusanga ari za style zabo zayirwa n'abahibu bari baje kuko ikimenyetso cya mbere banze kwambara ikirangantego cy'i Burundi ku ngofero zabo. Barakibahaye abahibu baravuga ati ntabyo dukora. Kandi wari wayoboye ingofero yambaye cyari kiri wayoboye ari umurundi, hanyuma abandi ari abazayirwa, urumva ntabwo bagomba kubyambara. Akumva ko abahibu n'abasirikare banze kwambara ikirangantego cy'ikindi gihugu kandi batagize narabemeye kabisa. Oya nibyo. Ni gute twambara iki Burundi? Nuko bafite nuza y'akajagari. Ariko ubona ko byibuze kira gisirikare nuko gifite imiyoborere hejuru y'akajagari, ariko ubona ko byibuze baba bari kugikoresha. Okay, Rudahunga dukomeza tureba rurageretse hagati ya ubwo twavuga ko Ndayishimiye na Steve Wembi. Umunyamakuru Steve Wembi nawe bari bamuzanye ibintu by'induru avanga umunsi ngo akandagiye Bujumbura azafatwa, kubera ko hari umuntu amaze iminsi avugira undi munyamakuru mugenzi we witwa Ben Babunga ufungiye i Burundi. Rero we Steve Wembi yamaze kuko yataginze African Union agaragaza uburyo perezida w'u Burundi ubuyoboye Afrika yunze ubumwe atakagombye kwifata kuriye. None sugo aratanginga ako Steve Wembi ngo yatangize perezida w'u Burundi kumutaginga African Union yobowe nande? Yataginze nyine African Union mu rwego nyine rwo gusa nkaho ayereka perezida w'u Burundi yiyoboye muri ino minsi imyitwarire idahwitse yo gufunga uriya Ben Bahunga, ndetse n'uburyo barimo gukomeza gukanga Steve Wembi kubera ko akunze kuvuga ku bibazo bya Kongo. Ndetse no muri iyo tweet ya Steve Wembi yanagaragajemo yuko ngo inzego z'iperereza z'u Burundi zamukanze yuko zishobora kumufata, ikindi anatabariza umuryango we i Kinshasa ngo uri mu kaga. Umuryango wa Steve Wembi iyi namba ni atari uyu mutipe nambara igitangira ya 23 umva yari yarayishyize ku ikarayi kabisa. Yarazengeje Petro, ariko nawe aza kubona ko witwa Ntuza kera byabigendekeye. Ikindi umutipe nako nubwo yarashyize kuri Ntuza yarataramiye icyerekezo. Rega intambara buri wese agenda asobanukirwa. Gusa ino ntambara buri wese utarajya ku ikarayi yitegure ntabwo tazarijyaho. Nuko bimeze kuko ni intambara ubona ko ifite influence ku bantu benshi Rudahunga, ku buryo uzabona rokotse azarya amatunda yo mu gihugu pe. Mwene wanyu natabigenderamo uzabigenderamo cyangwa se n'abandi abigenderemo. Urumva ntago byoroshye. Rero ubona ko kutaginga New Africa ntago mbona ko bizagira icyo bihindura kuri Steve Wembi. Okay, ni byiza no gutanga abagabo abana bagiye gutangira kujya bashyira ku ikarayi. Rega rukuntu abanyamakuru bagiye bifata bakabona n'amakuru y'ukuri ntibayavuge bakabiduharije. Nabo bagiye ku ikarayi bumve ko imera yewe Rudahunga we abana bagiye gushyira ku ikarayi Burundi. Burundi muri no minsi rwose Burundi sendede muri no minsi ifite ibibazo. Urumva ibibazo byo muri Kongo, kubitamo ibibazo by'imbere mu gihugu, kubitamo ibibazo byo mu gisirikare, kuko uyu nanone Pacifique amakuru yashyize hanze avuga ko mu gisirikare ngo Uburundi bwaba burimo gutoza ingabo zizabumvira zigendera kuri ideology yabo. Ni ingabo z'ubwoko bumwe. Rudawe ibyo bintu rimwe yagenze nzarangutse buri binyafu. Hashize icyumweru iyo nkuru nawe twaranayisangiye. Twarayikoranye hashize icyumweru tuyivuzeho. Twavuga ko bari gutoza abantu b'abazarendo bavuye mu bice bya Uvira, bari kubatoreza muri Muyinga no muri bahita gute di no muri n'indi ntara yindi ntara ebyiri bari kubatorezamo. Bafasha mu bwoko bumwe, bafasha abo mu bwoko bw'abahutu. Bana igisirikare kimeze gutyo baravanguye. Nabaje abantu basirikare babaga mu gihugu bari no mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko buriya kuva mu 2020 niko ubutetsi bwatangiye kubikora. Banga igisirikare cyabo cyari gishyize hamwe gikomeye
ndavuga icya Exfab kuva 2020 cyahise batangira kugisenya uvuga kuva Ndayishimiye ajya ku butegetsi noneho rero batangira kubaka igisirikare kigize gute gishingiye ku boko umwe ari nabo bantu barira bose bahunze FDLR Wazalendo Imbonerakure bagiye bazishyiramo nyine bajya gukora igisirikare bari gutoza abantu bari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 6 Rudahunga. Ubwo rero urumva ibyo byose bafite impungenge kubitaho no kubona nuza Uvira igiye kuba izore n'ikiyaga cya Tanganyika ukubiteho none n'amatora ateganyijwe umwaka utaha ukubitemo n'inyeshyamba nazo zakaniye zishobora kuba zateza umutekano mu Burundi. None se buriya bamaze iminsi basaka ubona Uvira bamaze iminsi basaka mu busako ahubwo ngo bafatiyemo n'umwana wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga bamukeka kuba umu M23 cyangwa se kuba umuredi tabara. Baramufashe kabisa yana ngo ibinduru zadanje ubwo urumva abapolisi bamufashe nabo ibyababayeho. Gusa icyo navuga icyo twavuga nuko Uburundi uyu munsi none Uburundi ni igihugu navuga ko simbizi ko kizikura mu bibazo bihari gifite ibibazo bikomeye cyane gifite ibibazo mu karere mu baturanyi gifite ibibazo nibemere kuko meke hari ikintu twavuze ntabwo ubuse bararuta South Africa ibintu byo kuzongera kubahuhiramo rero nabihari nibitegure guturana n'uwo bahoze barwana kandi baraturana ibyo si bwa mbere ku kibi n'ikiza babyanga babyemera baraturana ntibari baturanye sigiye M23 ifata Uvira kandi batabyemera bafite ingaruka nyinshi cyane kubera ko bafite ingaruka za mbere zo kuba baragumye imipaka igiye gufungwa mu bice bitandukanye amajyaruguru hayubwo n'uburengerazuba bw'u Burundi nibyo amajyaruguru y'u Burundi ahubwo se na Zambia urubiragiye kuri Karemi barasigana Tanzania gusa nyine baba bafite amazi yabo baba bari hirya mu mazi yabo baba basigaranye inuza amazi yabo muri Tanganyika ariko ku ruhande rwa Kongo kwa heri filime irabayizinze rwose kandi itangiye kwizinga arije tubabwira ibintu bakaza gutukana hano itangiye kwizinga buhoro bagoswe buhoro banako bagoswe buhoro ntago bafite uburyo ko babyikuramo so no kuvuga ngo ni scenario ya Goma dutangiye kongera kubona so Rudahu reka dusoreza ikiganiro cyacu cya mbere ubanze umwe ku mazi hanyuma turagaruka mu kindi kiganiro turebe uko ibintu bimeze ariko mu by'ukuri nuko ibintu bihagaze bwa bwato nuko byagenze abari burimo mwabumvishe uko bisanze mu mugozi cyangwa se bisanze mu ndiba y'ikiyaga biza kurangira ibikoresho byaba birimo n'ababurimo bose bacyuwe cyangwa se kuko ntiwagera hasi ngo uzazamuke muri make twavuga ngo FARDC ingabo z'u Burundi coalition muri rusange ikomeje kujya ku ikarayi ya karayi rwose twavuga ko bigoye ko bazapfa kuyikira Rudahunga we reka dukomeze dutegereze mboneraho n'umwanya wo gusuhuza Metre Ntabwoba kugira ngo arifuza ko muzabonana umunsi wagarutse i Kigali ni umunywanyi wacu uwo Metre Ntabwoba Metre Ntabwoba rwose ni umunywanyi wacu turi kumwe nijoro ambaza amakuru yawe aradukurikira cyane mubwira azabaga isake azabaga isake ateganya niyo nzarya imwe n'indi nyiziritse ubwo nzayicyura wa mugani wawe cyane rwose cyane nanjye arafashe neza cyane nijoro wari umeze neza nzarya imwe indi nyiziritse nta kibazo Rudaho nzaba nka M23 igiye kurya Baraka iziritse Uvira niko bimeze ikaba igiye kurya Pinga iziritse warikarisha cyangwa se ikarya Uvira iziritse Mwenga ngaye ngo niko bimeze Rudaho ugira ibihe byiza gira ijoro ryiza Imana ikurinde sawa merci bye yes uyu yari Rudahunga twarimo tuganira twe tunatanga amakuru tuniganirira icyingenzi nuko amakuru tubagezaho aba ari ukuri kandi murayagenzura mugasanga ni ukuri ngaye nguko Imana ibarigire neza barinde nkomeza kwifuza abantu ibihe byiza aho muri hirya no hino murabona ko twahinduye studio turi mu rugendo turi muri training izarangira vuba tugataha
tugasubira kuri tele yacu mu kazi kacu. Ntiba byoroshye kujya muri training ukaza ugatanga amakuru, mbere yo kujyamo ugatanga amakuru, biri heavy birakomeye cyane. Nkunya kubabwa ngo mukomeze gushyikira Bwiza, muhe amakuru, muhe inkunga yawe irakenewe. Bwiza mwese abo muri hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, bari mu Burundi, abari muri Tanzania, bari muri Uganda, abari muri Kenya. Habo muri Kenya rwose murumva ko turi hafi yanyu, inkunga yanyu igomba kuba ikenewe rwose. Dushimira kandi bakomeza kuba natwe. Uwiteka barinde, Imana ibarinde, mugire ibihe byiza. Twongere mu kindi kiganiro. Bye bye.